ibintu birakaze, ibintu birakaze, ibintu byafashe indi ntera, ibintu birakaze, twumiwe, twifata ku munwa, twumiwe, tuburaho twerekeza, twumiwe, dukwira imishwaro. Uyu mwana w'umukobwa isimbi yariye amavubi, uyu mwana w'umukobwa isimbi yasaze, yasizoye, yambara amaji, aravuga uti byange binoge ngomba kubabaza aba bantu uburyo Cyusa yambabaje, uburyo Cyusa yangize, uburyo Cyusa yanyihakanye, uburyo Cyusa yihakanye inda. Ngomba kubabaza aba bantu, ngomba kubababaza ku buryo n'umuzimu wanjye, ku buryo naho bazajya babona yuko ndi isimbi wa nyawe. Baravuga ngo Nyiranambara mama wanjye yarasaze, baravuga ngo Nyiranambara mama wanjye ni umusazi kundenza, ariko ngiye kubereka ubusazi bwanjye, ngiye kubereka aho mbera isimbi, ngiye kubereka ikimenyetso gikomeye cyane. Isimbi arimo ararahira avuga ati rwose ngewe aba bantu Cyusa ngomba kuzamuhemukira bimwe bikomeye cyane. Uyu rero isimbi yasizoye, yavuze uti byange binoge mbone uwo bita iribagiza mutura agahinda mfite, byange binoge mbone iribagiza muture umubabaro mfite, mutura agahinda kose mfite mvanye kwa Cyusa. Cyusa yifata nkubita urushyi, Cyusa yifate afate ukuboko kwe ankubita urushyi. Ubwo yabibwira ko bita Fabiola nawe yasaze, arasizora, aravuga uti se ibyo koko nibyo byabaye cyangwa ni ukubeshya cyangwa n'ayo magambo yawe? Fabiola nawe yaguye mu kantu, aravuga uti se mana yanjye, Cyusa niwe wifasha gukubita urwo rushyi, Cyusa niwe wifasha gukubita urushyi, nguriya muhungu yibonye mwiki? Ariko nagira ngo mabwire ngo uyu muntu bita isimbi ntabwo azi impamvu Cyusa yamukubise urushyi. Yatewe agahinda na isimbi yateye Cyusa agahinda. Noneho Cyusa impamvu yanakubise uno mukobwa isimbi urushyi, yari amaze kumenya yuko uyu Kanyana yari yabwiye amakuru Cyusa yuko iribagiza bamufungirana ahantu batazi nabo, ariko batazi n'amakuru naho yafungiranye. Cyusa rero byaramubabaje, uyu mukobwa isimbi aza kumureba avuga uti ngo tujye gupimisha inda, mwarabibonye, amukubita urushyi rukomeye cyane, ari narwo isimbi yatumye yatsubira avuga uti ngewe ntabwo muzi ibintu mwikururiye, ntabwo muzi ibyo ngiye kubakorera, ngiye kuzabahemukira ku buryo muzajya mundeba mukavuga uti ngo dore shitani. Uyu mukobwa isimbi yasizoye, ariko nanone umushiki wa Cyusa nawe ntabwo aryamye, yarahagaze aravuga uti ngiye kamambaye ngomba kurwanira musaza wanjye, agomba gushakana na Cyusa. Wowe ibyo uvuga iby'inda yabinda yabiki, abari Cyusa cyangwa atari Cyusa, ibyo ntabwo bitureba. Tugomba gufata umuhungu wacu tukamusingira iribagiza, kuko ni umukobwa wacu, ni nawe mukobwa yahisemo. Wowe ibyo uzana rero hano ntabwo tubizi. Rero uyu bita Kanyana nawe yarababaye cyane, arababara cyane, avuga uti mana yanjye, yicaza umuntu bita Rugema aramubwira uti reka nkubwire papa, rwose ibyo uvuga ntabwo byumvikana. Umuntu bitwa Cyusa ntabwo ari wateye inda isimbi umwana wawe, kandi niyo yaba yarayimuteye, ntabwo ibyo byakuraho yuko Cyusa agomba gushakana na iribagiza bagakora ubukwe. Umuntu bitwa Rugema nawe yarahakanye, abitera hejuru avuga uti ntabwo bishoboka umukobwa wanjye kuba yaratewe inda, buriya bukwe ntabwo bwaba, ngenda byanze, biriya bintu ntabwo bishobora kuba umwana wanjye baramuteye inda. Umuntu bita Rugema nawe rero yasaze aravuga uti ntabwo bishobora kubaho. Rero ndagira ngo mbabwire ngo icy'Imana ishaka nta wagihagarika. Ijambo ry'Imana avuga ngo Imana ikinze, ijambo ry'Imana avuga ngo iyo Imana ikinze nta wakingura, kandi yakinga ntihagire ukinga. Rero ndagira ngo mbabwire ngo icy'Imana ifite ku mugambi wa Cyusa na iribagiza, nta muntu ugomba kugihungabanya. Bigomba kuba uko byagenda kose Cyusa agafata uwo bita iribagiza, bagasezerana imbere y'Imana iriya ndasimba afite. Ibyo ngibyo ntabwo bitureba, nubwo twiteze kuvuga ngo pfa kuba yarahisemo uwo bita iribagiza wacu. Kandi mwabonye ukuntu umuntu bita mama Cyusa yabwiye uyu mukobwa
Iribagiza aramubwira uti niwe mukazana dukeneye, niwo mukazana wanjye nkeneye, nta mpamvu n'imwe yakuraho yuko utagomba gushyingiranwa n'umuhungu wanjye. Bariya bose ziriya ntambara zose ziri kuba ntabwo zigomba kubuza wowe na Cyusa yuko mwabana. Biriya byose biri kuba kugira ngo wenda Imana itwereke bari abantu abari bo. So rero bivuze ngo uyu muntu bita Cyusa, yaba umuryango we uramushyigikiye ndetse n'abandi bantu wenda bakunda Iribagiza, natwe abafana bawe turagushyigikiye kugira ngo ugombe ubane n'uwo bita Cyusa wahisemo ku mugaragaro. Ariko nanone rero abanzi bari kuryana inzara, abanzi baryanye inzara, abanzi bari gukubita, bari gupfunda imitwe hirya no hino ngo barebe ko bafata ubukwe bwa Cyusa bakabwica, bafata ubukwe bwa Cyusa na Iribagiza bakabwica. Ariko nagira ngo mabwire ngo icyo Imana ishaka cyangwa se icyo Imana yahuje nta wagitandukanya. Aba bantu bafite inzangano, abantu bafite amashyari, baranga uyu mwana w'umukobwa Iribagiza, kandi Iribagiza yamaze guhitamwo n'uyu nguyu bita Cyusa. Uyu Simbi rero aka kabaye agatego, kabaye iturufu yo kugira ngo ajye ahora atesha umutwe uwo bita Cyusa, kabaye agatego ko kugira ngo ajye ahora afata uwo bita Cyusa amutesha umutwe. Mwabonye ko yamubwiye ngo ubwo bukwe bwawe uko byagenda kose ntabwo bugomba kuba tutarakoresha DNA ngo turebe koko uyu mwana ko ari uwawe, nduzi ko mwihakana. Ariko ku rundi ruhande mwabonye umuntu bita Mama Cyusa yafatiye uriya mukozi wabo kwa Nyirantambara avuye guha amakuru Isimbi, avuye guha amakuru uwo bita Fabiola. Aramufata arikanga, aramuti se uri kumara iki gihe hano? Mwabonye ko hari na nijoro rwose uno muhungu bamufatira hano kwa Nyirantambara. Ese koko umuntu bita Mama Cyusa aravumbura amakuru neza yuko uriya mukozi wabo ajyana amakuru kwa Nyirantambara? Ese koko yaba yaragiye gukora iki kwa Nyirantambara? Ibi bintu ni ibiki koko Mana y'isi n'ijuru? Udutabare dusengeye Cyusa Mana, ibi bibazo ubimucishemo, dusengeye Iribagiza ibibazo bimucishemo, ndetse n'abanzi be bose ukomeze kubarinda abanzi be bose, kandi ababahemukira bose nabo Mwami ubahemukire. Ibi bintu ntabwo byumvikana. Cyusa ubu ngubu yakagombye kuba ari gukora ubukwe we n'umukobwa Iribagiza yahisemo, yakagombye kuba ari gukora ubukwe n'umukobwa yakunze, ariko abanzi bari kujyana inzara. Reka turebe uko biza kuba bigenda.